abane nawe. Reka nongere mbaye ikaze kandi nshimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe, mbabwira ngo aya ni amasaha y'ikiganiro The Story Time mukurikira kuri channel ya Diespa TV. Mbere yuko ntangira reka mbanze nsuhuze buri muntu wese aho aherereye, abari hanze y'igihugu tubasuhuze, abari Musanze, abari Rubavu, abari Nyagatare, abari Kayonza, abari Gatsibo, abari Rwamagana, abari Kirehe, abari Ngoma, ewana buri muntu wese aho ari yumve ko tumuhaye ikaze kandi twamusuhuje. Njye mugiye kubana mu kiganiro ni Diespa cyangwa se Despacito nkuko nari nabibabwiye. Kandi nongera kukwibutsa ko muri Life Paints ariho honyine usanga amarangi y'ubwoko butandukanye, aho bagufitiye amarangi meza yo kuba wakoresha decoration ibintu byawe bigasa neza. Ubwo bagufitiye amarangi y'amavuta, amarangi y'amazi, aho bagufitiye amarangi agufasha gukora decoration neza, harimo ayo bita gold, ayo bita silk, aho bita white gold. Ewana mbese buri bwoko bw'amarangi yose wifuza buboneka muri Life Paints. Ubwo twakurangira ko niba ushaka kugira ibintu byawe neza mu mabara ukunda, wagana Life Paints bakagufasha, bakaguha amarangi meza wakoresha ku bintu byawe. Mu kiganiro The Story Time uyu munsi rero ngiye kukubwira ku nkuru y'urukundo. Ni inkuru nise Ni Wowe Nahisemo, inkuru utegurirwa ukagezwaho nanjye Diespa. Inkuru rero y'uyu munsi ishingiye ku kwa kundi uba ufite umuntu wihebeye, ewana umwe ubura ugahangayika wumva ari we muntu urenze mu buzima bwawe, ukumva nta kindi wamutura usibye gufata ikaramu n'urupapuro ukamwandikira amwe mu magambo ameze nk'aya ngaya ngiye kugusomera. Ntagutindiye rero reka ntangirane n'inkuru yacu nise Ni Wowe Nahisemo. Inkuru itangira igira iti: Ni wowe nahisemo, uzaramba mu mutima wanjye. Ndagukunda kandi sinzabihisha, nagiye menya byinshi ngeraho nsobanukirwa ko nta wundi muntu ushobora kumfasha kwiyumva nk'ukuntu utuma niyumva uretse wowe. Utuma numva nuje, utuma numva isi yanjye ari nziza cyane, utuma mbona ibintu byose ari byiza mu maso yanjye, cyane cyane iyo umwenyuye uri kunsekera mba numva nta kindi kintu cyiza nkabyo. You are not just the love of my life, you are the woman I want to build my future with. Nzaguhitamo buri munsi, buri gitondo kugeza ku mpera y'ubuzima. Ndaguhamirije uzambera umugore, nta wundi muntu ntegereje ko ambera mama w'abana banjye, kereka wowe wenyine umwe rukumbi nahaye umutima wanjye. Nta wundi umuruta hano ku isi, abe mu buranga, abe mu mutima n'igikundiro cyiwe, mu byo nkunda imbere, mu byo nsabwa imbere, mu byo nkenera byose ni wowe uza imbere, ni wowe uza mbere. Mbese ibintu byose urabibanziriza bigakurikira. You complete me in ways I never imagined. You complete me in ways I never imagined. I made my choice and I chose the right. You are the one I will fight for, pray for, the live for. Wanyeretse urukundo rudashingiye ku bintu, unyereka rwa rukundo abantu benshi babuze, aho abenshi bibwira ko urukundo rushingiye ku butunzi, wewe wankunze ntacyo mfite. Wanyeretse ko urukundo rwe rushingiye ku mutima, wanyeretse ko ibyambaho byose wankunda, kandi wanyeretse ko wagumana nanjye igihe cyose, kandi ko witeguye guhangana n'ibyo ubuzima bwanjye bizacamo, yaba ibyiza cyangwa ibibi byose. Wanyeretse ko utazigera unsiga, niyo mpamvu mba numva ntuje, aho ngeze hose ndakwirata. Mbese mba numva nakuvuga ahantu hose, mba numva buri wese yakumenya, akamenya ubwiza ufite, akamenya ubwenge ufite, akamenya igikundiro ufite, akamenya yuko ubahiga bose. No matter what the world brings, you are the one I see beside me, today, tomorrow and always, that and forever. Nzakubera umugabo, nkubera inshuti, nkubera inkingi, kandi nzahora nkwibutsa ko nta wundi nahisemo uretse wowe.
nta wundi nzigera nambika impeta, nta wundi uzigera arera abana banjye ngo ampekere abana mu mugongo abampera ibere, kereka wowe wenyine umwe rukumbi mama w'abana banjye. Njya kuryama nijoro ngatekereza wa munsi nzaba ndi kukwereka ababyeyi banjye, umunsi bazaba baguhobera bagusekera bakwishimiye. Nkongera gutekereza wa munsi nzaba ntera ivi nkubwira nti se wakwemera ukambera umugore. Nkatekereza ukuntu nzaba nkurira mu maso, ukuntu uzazamura ikiganza cy'imeza ngakwambika impeta, mbese ntekereza umunezero tuzaba dufite uwo munsi, nkumva byose birenze ubwenge bwanjye, gusa mba numva ariyo paradizo nzigera mbona. Inshuti zanjye zose zirabizi, ababyeyi banjye barakuzi ku mazina no ku mafoto, mbese buri muntu wese tuziranye arakuzi, even n'amashuka ndaramo arakuzi, even telefone yanjye ikuzi kundusha, buri kintu cyose cyo mu nzu kirakuzi kandi kizi impumuro yawe. Abantu benshi basigaye banyita ngo ndi umusazi, basigaye bambwira ngo ndakunda, abenshi bakanca n'intege, bagashaka kunyereka ko ntacyo uzamarira, bagashaka kunyereka yuko umbeshya, ariko ibi byose ntabwo mbyitayeho, ntabwo nitaye ku matiku n'amagambo y'abandi, icyo nitaye ni ibikorwa byawe. Nzagukunda ntitaye ku byo abandi bavuga, nkukunde ntitaye ku ngano yawe, nkukunde ntitaye ku kureba, nkukunde ntitaye ku bikuriho, ahubwo nzagukunda nitaye ku rukundo nawe unyereka, kubera ko ngiye rurenga ubwenge bwanjye. Ahantu hose iyo ndebye mbona ari sawa, mbese muri njyewe narashimye, igisigaye ni ukukwereka mama wanjye, kandi nawe ndabizi ko azambwira ngo wawe uzi guhitamo neza. Mba numva buri muntu wese nkweretse yambwira iryo jambo, mba numva buri wese yakomeza avuga ubwiza bwawe n'imico yawe, mbese mba numva amatwi yanjye hahoramo izina ryawe ari ryo numva, mbese numva ibyiza bigutatse kandi bikugize. Mukunzi wanjye rero ndagusabye ngo nawe uzakomeze kunkunda uko ndi, urwo wankunze ntuzarugabanye cyangwa uruhindure, uzankunde iteka ryose, uzambere ubuzima bwanjye, uzamfashe muri byose, umfashe gutera imbere, umfashe kwiyubaka, kandi uzamfashe kurera abana bacu tuzabyara, tubahereze urukundo, umuco n'ikinyabupfura. Ndabizi ko bazaba basa nawe kandi bafite imico nk'iyawe, ndakwinginze cyane ngo uzayibatoze, ubatoze kubaha buri muntu wese, ubatoze ikinyabupfura nk'icyo ugira, ndetse uzabatoze no kugira urukundo nk'urwo ufite. Ntacyo nabona nakwitura, nta jambo mba numva mfite nakubwira, gusa icyo nakubwira ni kimwe, umutima wanjye wose narawuguhaye, kandi buri kintu cyose ntunze hano ku isi mu gihe nkihumeka kizaba ari icyawe. Hano ku isi niwe nkorera, nta wundi nifuza, yewe niyo naba ndyamye mu nzozi ni wowe mbona wenyine pe. Ndagushimira ko waraje mu buzima bwanjye, ndagushimira ko warambaye hafi, kandi ndagushimira ko wemeye kuba umuntu uko ndi, ukankunda udakurikiye ibintu. Reka nkubwire ngo uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, kandi rwose iteka ryose, ntugahangayike mukunzi wanjye, ko ndagukunda. Aho uri hose ujya wumva ko ngukunda, kandi wumve yuko ngukumbura, buri kimwe cyose nkora ujye wumva yuko ari we nkorera. Nongera kugusaba nkubwira ni amagambo y'abantu ntukayiteho, ntihazagire uduteranya. Bamwe bazakubwira ko niyemera, abandi bakubwire ko ntashobotse, abandi bakubwire ko ntari umuhungu ugukwiriye, abandi bakubwire yuko nta kintu mfite, abandi bakubwire ko yewe nta nzu mfite nta n'imodoka mfite. Ibyo byose bavuga bizaba ari ukuri, ariko wowe ntuzabyiteho, uzankunda uko ndi, kandi icyo wankundiye ko kuzagihagarareho, uzabane nanjye ubuzima bwanjye nicyo nkwisabiye. Reka nsoze nkubwira ngo ndagukunda, kandi ntawe uzagusimbura mu bwenge bwanjye, ndi ku isi cyangwa ntakiriho, uzahora uri mu mutima wanjye. Inkuru twari tugufitiye uyu munsi rero tuyirangirije ahangaha. Mwayumvishe ni inkuru yari irimo amagambo meza cyane, ahubwo se nakubaza muri comment iyo wayumvaga, ufite umuntu ukubwira amagambo nk'aya ngaya, cyangwa nawe utegereza kuyumva muri filime gusa? Nimba umufite twakubwira ngo bonne chance, muzakomezanye, muzarambane, musazane. Kandi nawe nimba utamufite, ndagukomeje ndakubwiye ngo tegereza wihanganye ubisengere, Imana umunsi umwe izaguhereza umuntu ubasha kukubwira
kukubwira amagambo nk'aya ngaya. Hano twari turi rero ni kuri channel ya Diespa TV, aho twari turi kubana mu kiganiro The Story Time, aho tuba tukubwira inkuru zigiye zitandukanye, iz'urukundo, inkuru zifite amagambo aryoheye amatwi yawe. Kandi twongera kugushimira kuba wabanye natwe, kuba wakoze subscribe, ni iby'agaciro cyane, mbese umwanya wawe tuwuhaye respect cyane. Rero muri comment mwandike muri benshi mutubwira ati ibi ngibi turabikunda, bino tubikunda, uzatubwire ku nkuru imeze gutya, ewana ibyifuzo byawe nibyo byacu. Ubwo reka dutegereze comment zanyu. So reka mbabwire ngo ikiganiro The Story Time na